الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. turashimira Allah subhanahu wa ta'ala ko yongeye kudusubiza ubuzima nyuma y'uko twari abapfu. Isengesho rya salatu as-subhi hari bamwe batagiriwe ubuntu bwo kuba barikora, ariko twe dufite amahirwe yo kuba turi ahangaha kandi turi bazima tukadusoje n'isengesho. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakirira amasengesho yacu kandi twese hamwe kazaba nawe uzavamo ngo iri sengesho yo ryamubera igihombo. Turashimira Allah subhanahu wa ta'ala biri kuri byinshi tutarondora ahangaha, ndetse kuri buri muntu wese wigomwe ibitotsi bye. Ntabwo biba byoroshye kuba umuntu yabyuka akahita afata umwanzuro wo gufata amazi agatawaza akaba yajya ku musigiti cyangwa se ku ngoro ya Allah. Twebwe twagiriwe ayo mahirwe rero turabagushimira Allah subhanahu wa ta'ala, kandi na wa wundi waryamye akabyuka cyangwa se akicura abona ko bwamukereyeho, uwo nguwo nawe Allah subhanahu wa ta'ala amugenera ibyiza, cyane cyane yuko igihe uzabyuka ufite umugambi mwiza, cyangwa ukaba waryamye ufite umugambi mwiza wo kubyuka ugasari iyi salatu as-subhi, isala Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko umuntu utayishobora kuyisari akenshi abarirwa mu ndyarya. Wowe rero ukaba wigomwe ibitutsi byawe ukaza ugakora iyi swala ikarinda irangira iraka ebyiri ziba zikubiyemo amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala gusa. Uyu rero wabyutse agasanga yakererewe iyi swala, nawe Allah ntago ajya amurenganyiriza ibyo ngibyo, cyane cyane yuko ngo aba ari mu mukweze. Icyo gihe iyo bimubayeho arabyuka igihe icyo ari cyo cyose agasari iryo sengesho, kandi Allah amubarira nk'uwasenze ku gihe kandi ngo byuzuye. Rero aka kanya k'amasegonda atari bwarenge menshi, cyangwa se iminota atari bwarenge myinshi, mwari mungiriye icyizere cyo kuma uyu mwanya kugira ngo imbe nagira icyo nabagezaho uyu mwanya. Hadith imwe cyangwa se aya kugira ngo dusubire mu ngo zacu, kugira ngo tunajye no mu yindi mirimo igiye itandukanye, cyane cyane ko Allah subhanahu wa ta'ala ngo nimumara gukora amasengesho mujye mubungabunga ku isi, mugiye mushakashakisha ibibatunga ndetse n'ibibabeshaho muri famiye zanyu, ndetse n'ibibazo mugenda muhura nabyo. Rero iyi aya igaragara muri Qur'ani ntagatifu, aho Allah subhanahu wa ta'ala agaragaza amagambo ye avuga ati qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ese muvuga ko mukunda Allah, ese muvuga ko mutinya Imana, ngaho nimushyire mu bikorwa ibyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yabazaniye, hanyuma maze ubundi munamusabire, hanyuma ngo bityo Allah azarushaho kubakunda cyane kandi anabagirire impuhwe. Ibi ngibi rero iyo tubyumvishije nta kindi tugomba gukora ni kugerageza gushyira mu bikorwa ibyo Rasul yatuzaniye, tukanagaragaza ko koko nubwo dushyira mu bikorwa bwose kandi tubivana ku ndiba y'umutima. Ibi ngibi rero Allah azatwishimira kandi ngo anatugirire impuhwe. Wa hada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.